Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe ba Yezu Arakiza, muri kumwe nanjye Alexis Mate. Uyu munsi twongeye gusura umubyeyi, umusaza ugiye kuduha amateka, ubuhamya ndetse n'ubw'ukuntu Yezu yamukijije. Twabasuye turi kumwe na Padiri Munyigisha ahora aduha buri munsi, ari kumwe kandi n'umukecuru we. Ngira ngo baraza gutangira batwibwira amazina, ndetse murabona ko ari ababyeyi bakuze rwose. Batubwire amateka muri rusange, ukuntu Yezu yabakijije, hanyuma uwo birafasha nawe akumva afite ubuhamya. Munsi turaza gushyiramo nimero yatubonaho, nawe akazatubwira ubuhamya bwe tukabutambutsa. Murakoze, natwe turabashimiye nk'uko amaze kwivuga Alexis. Twasuye uru rugo, mu kanya baratwibwira. Bafite ibyiza byinshi bashimira Imana, bafite ubuhamya bwinshi batanga bwafasha abantu. Mbere yo kugira ngo rero twinjire mu buhamya bunyura mu kiganiro, reka tubone twiragize Nyagasani kugira ngo batumurikire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Nyagasani Yezu, turagushimira ko uri umukiza wacu, turagushimira ibyiza wakoreye muri uru rugo, turagushimira n'ibyiza ukomeje gukorera ahandi hose ku isi mu bantu bawe, abantu waremye, abantu wacunguye, abantu ukomeje gutabara mu ngorane z'ubuzima zitandukanye, kandi ukabereka ihumure n'urumuri rubakiza. Komeza rubane natwe no muri iki kiganiro, ubu buhamya umurikira abantu bazabwumva kugira ngo nabo bazabashe gukira ku mutima, kuri roho no ku mubiri, wowe ugategeka iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turabanza kubibwira nk'uko nari nabivuze mbere. Muraza kutwibwira, muramwibwira abantu bazatureba, bazatwumva kuri televiziyo hano. Urajya ubabwira amazina yawe, wenda bibaye ngombwa, wenda n'imyaka ufite. Cyakora ndabibutsa muri rusange ko aha turi muri paruwasi ya Gituza, muri santarari ya Nyarubuye, ndetse mu nama y'inama n'igihe no mu nama ya Nyarubuye, akarere ka Gatsibo, umurenge twambutse muri Gitoki, umurenge wa Gitoki. Noneho rero akira utubwire amazina yawe, utubwire imyaka yawe, hanyuma na madamu watubwira nawe amazina ye n'imyaka ye, hanyuma dukomeze n'ibiganiro. Njyewe nitwa Muhire Didasi, navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane, mfite imyaka 79. Nitwa Kampere Didasiyana, imyaka irizwe n'umugabo wanjye nayibabwire. 67 bambe 77. Nje 69. Sinavuze 77. Nose ngewe si 79. Yego. Murakoze rero kutwibwira. Hasigaye tugiye kuganira ku mateka mwaciyemo. Ndabyibuka Didasi, nigeze kuza hano urwaye urembye, nyuma nza kubona utanga ubuhamya mu kiliziya ngo Yezu yaragukijije. Watubwira rero ubwo burwayi bwawe bwaje bute, kugira ngo Yezu agukize byanyuze mu zihe nzira? Mwanya n'uwa. Nge rero ukuntu byagenze, nabaye aho ngaho iwacu bari abakirisitu, ariko nubwo bari abakirisitu bakundaga ibyo kuraguza no guterekera. Noneho ibyo bintu bakamingezaho ngo mbafashe, ngo ngewe, ngo kuko ninjye bari bafite njyenyine, ngo ni ngewe. Ubwo utarabigeramo tubwire uvuka he,
niba hano ari kavukire wenda. umudugudu wa Bwiza Gitoki. Nabyaye abana 10 ariko 12 ariko hariho 7. hanyuma ubu mwavukanye bo ni bangahe? Dusigaye turi 3 gusa. komeza none reka ngufatire mikoro kugira ngo wisanzure. Nuko noneho rero ubwo iwacu bari abakirisitu, ariko bari abakirisitu baraguzaga, baterekeraga, babimbwira nkabyanga. ubwo bari abakristo bavanga ubukristo no kuraguza no guterekera. Ubwo rero bagahamagara abakobwa babo, abakobwa bakaza bakanteraniraho. Hari mushiki wanjye mukuru witaga Umugirwa, akazana inanga ye, akaza acuranga, nge nkabyanga ntubingereze mu rugo. Nuko bibaho ngaho. Hari n'ubwo bankuba kubyenza kubyemera, bose ngo mbazongeye abana babo barabishe, ngo ndabishe ndemera. Ubwo ibyo bakoraga barabinkoresha. Ni ibiki bakoraga icyo gihe? Bagukubaga bagiraga ngo ugire ute? hanyuma tuje icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? nari mfite imyaka 23. Nari narashatse. Nashatse mfite 17 muri 63. uvuga ngo washatse utarabandwa, ubandwa ufite imyaka 23, umaze imyaka ushatse ufite n'abana. Yego, ngaho byagenze gute kugira ngo ubandwe? Batwiye ko bakokije igitutu ukagera ukabyemera, none umaze kubyemera byagenze gute? Byagenda gute kubandwa kuko wabibonye uri mukuru? Nabatezwe, ariko icyo gihe nagize ingorane cyane kubera ababyeyi. Nari umutisimu rwose, nari maze kubarizwa abatisimu, twarayitsindiye njye n'umugore wanjye twenda gusezerana. Ibyo bintu babindohamo, ndabyemera, ariko ntago uko nakomeje icyo gihe nabyemeye ntago byakomeje. Nakomeje ndabirwanya, ndabyanga, baza no guterekerera iwanjye nkabirukana. Bibaho bigenda wacu bakagenda bakabikora n'abakobwa babo kwabo, ngiye nkahora mbyanga, bavuga nti ngewe nemeye kubana n'Imana, ntago nemeye kubana na shitani, ntago nyishaka mu buzima bwanjye bwose. Ntago nyishaka mu buzima bwanjye, n'urugo rwanjye sinyishakamo. Ubwo ngubwo twibera aho ngaho. Ubwo twibera aho ngaho iwacu bukeye nanone barongera barampata. Noneho nari ngeze mu bana bakuru bati hano hari mu mwaka wa 80, bati tanga ihene, bati ihe sokuru, bati wubakiye sokuru. Nuko barandwanya nza kubyemeraho. Ihene barayitanga, hari n'inzoga ubwo baraterekereye. Ariko rero ukuntu baterekeraga, ibyo wibuka uko byagendaga gutya, hagakurikiraho iki? Ko numvaga bavuga ko nubakiye sogokuru, ngo bampaye ngo bamumpaye ngo yabamwubakira. Nuko none ndongera ndabyanga. Nabwo bashyiraga ngo igitindi wanjye mu nzu, ntabwo nigeze nubaka indori, bamushyize mu nzu. Nuko ntabwo njye mu cyumba. Mukecuru nawe twibutse uko ako kazu kari kameze. Ako kazu kari kameze nk'akazu ka kinyarwanda, kera inyarwanda zahozeho. Umuntu yabaga yajyamo agakwiramo se? Baradundararaga, bakadundarara hakajyamo umwe, undi yavamo undi akongera akajyamo. Ugizemo akadundarara yakoraga iki? Yavugaga iki? Murabyibuka? Uyu nguyu nabivuga. Murabyibuka muze? Iyo wajyagamo akadundarara wakoraga iki? Mbwiraga ngo nimbuge ngo haragahora n'Imana, ngo mandwe za Karugango ari we sogokuru. Bityo ngo n'umugore kankera. Hanyuma rero igituma ntabimenya cyane nuko nabyanze n'ubundi bwose. Nanone ndongera ndiyanja ntigumara nshyira mu bintu bya gipagane, simbishaka. Bibaho ngaho. Noneho n'iwacu baza kuzasaza, umukecuru ashaje muri 89.
umusaza yashaje mu- mu mwaka 92 bakibifite bo narabyanze, ariko ngiwe naranze na bya bindi bashyizeho byose narabikubuye narabijugunye. hanyuma se ako kazu kari kakiri iwawe cyangwa wari waragashenye? nta kazi nge nzi bari barashyize mu cyumba iwanjye ahubwo. kari iwanyu aho uvuka? yego. nuko urakoze. Kubiyora rero ndabiyora ndabijugunya byose, ntabyo nshaka rwose, ndanga bibaho niberaho. ibyo wajugunye byari iki? yari ishinge, byari utubindi, byari iki? biturondera ibyo wibuka. uti nafashe utubindi, ishinge, ibyo wibuka amabari byitubwira. cyari igicuma, nta kabindi kari gahari, narajugunye narwo. kari agacuma n'umusheke wako ku ishinge. bakaza rero bagapfukama imbere bagasenga. icyo gihe nanjye nabyemeraga, narasenze icyo gihe ngo kabeho rya ngombe, ngo rya mama, ngo rya data, ngo kabeho rya ngombe rya mama be. nuko mpera ko rero icyo gihe ngo no gusenga, bagakoma mu mashyi bakavuza impundu. byaburaga nk'amasaha 3 cyangwa 4, byaburaga igihe kinini. barabibonaga, sinzi aho bari barabyigiye, bari babizi, barabivugaga. noneho rero bukeye ibyo ngibyo bamaze gusaza. reka twibutse ngo na Nyabingi yari arimo mu byo bavugaga. ngo ni Nyabingi, baramuvugaga Nyabingi n'agahunda. bakamuvugaho iki Nyabingi na Gahu? bababwiraga iki? ngewe numvaga babibwira uyu, ariko ngo hariho nanone na Ryangombe. uyu nguyu rero nuko Nyabingi yari nk'Imana rwose mugereranyije, kuko baramusengaga, bagasenga Ryangombe, bagasenga Gahungu. ariko naranabitaga nk'isohokera, ntabwo nabyemeraga, n'ubundi kwari agahato. nuko none se kuki wumvaga ubyanze? watubwiye ko ntiwari wakabatijwe, babigushyizemo wenda kubatizwa ariko utarabatizwa. kwaturwa. reka duhere wenda mbere yo kwaturwa. ntiwari wakabatijwe kandi ukumva barabiguhatira utabishaka. 73. kuki wumvaga ubifitiye urwango? byari byaragutwaye iki? ntacyo bimaze rwose. kuki wumvaga ntacyo bimaze? nuko ese ibyo bintu bikorwa ku manywa, bakajya gusenga Imana za nijoro ukwabyo, umuntu uza mu birori, n'abandi mu birori ngaho, ngo mu miko ngaho, iyo Mana yari Imana yaheye. hari umuntu se uzi byari byaragiriye nabi? nabonye benshi. tubwire uti nabonye umuntu byagiriye gutya, mbona uwo byagiriye gutya, niyo mpamvu nabyanze. hari umugabo Rutare twari duturanye, afite umukobwa yari n'umugore yaranabyaye, ariko byaje kumugirira nabi, araza arasara. yari afite ikimasa cy'igipfizi cy'urubamba, arakibaga. nuko bagira ngo Nyabingi, icyo gihe cyo kuri umukobwa we yarakize icyo gihe. hanyuma ariko ubwo kwa Rutare, uwo mugabo Rutare ntabwo byamuguye neza, yaragumije amera nabi, amererwa nabi, kugeza ejo bundi aho asazira muri za ku muntu. icyo gihe yabanaga n'umugore, bakaryamana mu buriri, bakaryamana, avamo akajya aryama mu ntuza mu muryango. nk'imyaka 20 yayimaze aryama mu muryango, umugore akaryama mu buriri wenyine. ubwo se urumva ataramererwaga nabi? nabonaga ari bibi rero, ntacyo bimaze. nabazi mu bwo ngubwo yagiraga, nta mandwa muziho. ibindi byagiriye nabi, hari na mama wacu wari utuye ahantu hitwa Nyagasiga, nawe byari byaramutomboye arasara. n'uwo mushiki wanjye wiyitaga umugirwa yari nk'umusazi rwose, sinabirebaga, ntabwo yararaga. n'umurimo ni nk'umusaseredoti wabyo.
wo muherezagitambo wabyo. Hanyuma rero ahubwo njye icyo nkwibariza, bamwe bavuga ko umuntu wabiyobokaga byamuhaga amahoro, bikamuha ubwisanzure, bikamuha umutuzo, bikamuha ubukungu, bikamuha iki. None ahubwo ingero duhaye zigaragaza ko byabagwaga nabi, abo duhaye batatu bose ugasanga barasaze. Ese mu by'ukuri ibyo bavuga barabeshya by'ibyiza ngo byabazaniraga? Reka nguhe urugero rero, ubwo bamaze kumpata ngo nemere ngo iwacu babaze n'inka, gashobora kuba ari muri 87. Babaga inka, bamaze kuyibaga, noneho rero bukeye ubwo umukobwa wabo arataha, amaze gutaha ageze mu rugo ararwara, abandi babiri bavanamo inda, natwe turaremba, n'iwacu bararemba, natwe twahagarikiye kure kubi. Ndavuga nti ibi bintu mu nda hamwe rero mujye mwirwariza, ntabwo nzabigarukamo, ntabwo wenda nzapfa urundi, ariko ntabwo nzabigarukamo, ntimutware ibintu byanyu. Imana yamvuye nose kwari ntagiye kuraguza, ko ntagiye guterekera, ko kugipfubwa n'ubu ngubu n'Imana yanyije, nose nakijwe n'iki kindi. Hanyuma se icyo gihe murwara cyangwa mwari mwariye inyama zanduye zirimo none se ni ububasha bw'ibyo bintu by'inyamaboko byatumye murwara, cyangwa nuko inyama bari bazitetse nabi? Nibyo byaturwaje, ntabwo bazitetse nabi. Nose ko twese twarwariye kimwe n'iwacu bakaremba, twari tugiye gushira, ahubwo bakuyemo inda abakobwa babo babiri. Kubera icyo gikorwa ubwo cyari cyabaye, cyangwa mwasuzuguye abakuru? Nta kintu wibuka kibi mwaba mwaravuze? Nabisuzuguraga rwose, nabisuzuguraga. Nzara wabiteye kuko bigeze no kukubwira ngo niwe uri kubakenya hari kitubwiyeho? Nabishakaga, byabaga ari agahato, nkabyanga ndetse nkigendera nkabibasigamo. N'izo nzoga zabo, izo nzoga zabo nanavanyeho izanjye, kuko n'ibyo wari warazenze, izanjye nkazijyana nzishyira ku ruhande kure, nkazinyweraho, ntabwo nasangiraga nabo. Ukabuza na madamu kujya, tubwire ngo yakubuzaga? Ngewe ntabwo najyagayo kubera ko yabaga yarambujije, nagumaga mu rugo. Reka rero tugere ku by'uburwayi bwawe bwa vuba. Nanjye nabonye buriya hari nko muri 2018-17 ubu ugize utya urarwara. Dutekereze rero, ese wafashwe ute? Wivurije hehe? Ese kwa muganga byagenze gute kugira ngo uze guhamya ko ari Yezu gukijije? Njyewe icyo gihe mu mwaka w'2017 naratangiye, igihe cya Noheli cyari cyegereje. Noneho noza perezida wa remezo yacu yari Yesu uriya Mutego amaso, noneho atubwira ati nababoneye ikiraka, muzaze mugikore. Ati muzaze mugikore, tuzabona amafaranga ya kado ya Noheli. Turabyemera, ariko muri iyo minsi ndwara umutwe. Noneho ko tugenda tukabagara, nkabatekereza ibyo wacu bankoreraga, ibyo bankoreshaga ku gahata, nabyemera nkabatekereza, n'ubu bakaza bakamata ngo ninterekere, ngo mbice abana, ngo ningirene, nkabimwe ndabyanga neza burundu, nsimbugera umwe n'iwacu, nkabyanga, nkajya mbibatekereza. Twazagaruka kubagara nkongera nkabibabwira. Nawe umutwe kandi warambereye wose, umutwe njya kwa muganga, umutwe bampa ibinini ndanywa, biranga, nsubirayo bampa ibinini, ari nubwo nagiye ari ku cyumweru, ubwo umutwe wanga gukira. Noneho mfite abana nabyaye muri batisimu bafite za moto, bakajya baza, umwe akanjyana rimwe, undi akanjyana irindi. Ubwo noneho n'ibyo guhinga byari bitakibaho, nararembye. Nuko noneho ubwo birambiranya, umutwe urandya cyane, urandya nijoro, noneho burundu urandya. Ubwo nk'igihe cyo mu rukerera nararebaga, narumvaga, numva ndagiye. Nuko igihe hajya kugira ngo kurasa nk'akazuba nararebagamo gakeya,
numva umutima uguye mu nda ndapfa wumva urapfuye numva ndapfuye bangumisa wongera iki wumva upfuye narabyumvaga napfuye numva napfuye numva nkumbuye ndetse n'ubiraganyaga nkumva arabwira ngo ntibajye koroza abantu ngo bababwire numva noneho no kugira icyo navuga ntabibasha ntagira ngo ni wenda ngo reka birinda noneho bigeza n'aho bavuga aho hantu tubwire neza wowe ngo wumvise ubabara cyane wumva umutima uvuye mu mperi iki kintu kitubwire amatwi yawe twumve ikintu washinye uvuga ngo ubu ndapfuye nagiye kumva numva bwa bwenge nari mfite numva ibyo yavugaga byose sinkibyumva numva mbese ngiye kubona mbona mu maso yanjye habaye nk'uko uyu mupira w'umuhungu yambaye bibaye umutuku gusa bibaye umutuku noneho ubwo ndahwera umutima ndapfuye birarangiye ukumva uri nka hehe numvaga sinari ndimo ngo gareba ngo nabonaga ngo ndimo ngo twicara ku ntebe z'inyarwanda tugira bimbungana nkabona nkumva ndazerera ariko nta kimusozi numva nkumva ndavugana n'ibintu ntareba wumvaga bikubwira iki yarambwiraga ngo icara ahangaha ngo baha nabyo byagezeho numva ntibikibamo nuko ubwo birarangira neza neza nibwo ahamagaye abantu umwisenge neza buriya Habimana Manuel wo muri ADPR mukoramo araza ati muhamagare moto mujyane kwa muganga sinabyemera nuko baza ngo banjyana kwa muganga habe no kwihinda nibwo ngo banyandikiye ntuza ngo njye Ngarama tarasiferi ngo njye Ngarama ubwo njye Ngarama ubwo ndarayo kabiri ku munsi wa gatatu hari nk'iki gihe aho nari ndi muri koma ngiye kubona mbona ndarebye mvuga ndemera Imana data ishobora byose nuko warebye ariko uvuga ngo ndemera Imana data ishobora byose mbona ndarebye rwose mbona ndebye ndeba hirya za Nyagihanga nirazuba ryabaye umuriro nuko ubwo umukobwa wanjye uri wa wundi uri Gatsibo ushobora kuba wagiye iwabo nabo yagutabaje ni umukobwa wanjye w'ubuheta nuko noneho rero ubwo ngubwo arambaza ati papa aturanzi ntireka da ati tegereze nareba nkashanga arasa nk'umukobwa uri hakurya ya Nyarubuye hano hakurya nkavuga ngo ni uwo mukobwa nuko ati tegereze ndebye kuko mbona niwe nuko ubwo ngubwo umugabo wahageze imbere na mbere hari ku mugoroba ni Narcisse araza ati abarahakandagiye ngo sinzi ibibazo yari yagiyemo Ingarama noneho n'umugore wansaba Imana haruguru hano haruguru witwa Marianne abangezeho abaganga babaraje barabirukana ubwo ngubwo aho ngaho baraza bambaza uko nabaye uko numvaga ibyo narwaye ndabibabwira nafashwe ariko ntabasha kuvuga neza ari ukudandabirana ndabatekerezaho byamaze kugeza nijoro rero ubwo bamvanye aho ngaho bamvana muri koma banjyana muri 93 nimwe narwariye noneho nuko njyamamo nuko ndetse umutwe ukaba warakize nta mutwe numvaga nibo barakomeza bampa imiti dogiteri arambwira ati ujye ureba icyo unywa n'icyo urya ati mu minsi 3 nzagusezerere n'ubundi kuko ansezerere kuwa gatatu ndaza ndetse nkanagenda ariko inkunga yo kugira ngo noroherwe n'icyo gihe abakirisitu bose abagore cyane cyane bansaga Ngarama bakansengera koko bakamfata mu bitugu koko bakansengera bakankomeza nkumva ndakomeye nk'uri kumwe na kirisitu koko kandi ndi kumwe nawe bantera inkunga mvayo banzanye kuri moto nta wari umfashe ngera ahangaha hanyuma iriya shengesho nibwo ryatangiriye ku Cyogo umwuzukuru wanjye arampeka ngezayo ku Cyogo hariya epfo Nyarubuye hari Cyogo kimwe hari Cyogo nuko noneho
barampeka njyayo hagwa imvura nyinshi nyamwinshi ni rya sengesho ryabaye ari ku cyumweru rikabera ku kibuga ryo gusabira abarwayi. Yego tubwire rero uko warigezemo n'uko byakurikiyeho. bigezemo n'imvura nubwo nari nabaye nabi sinzi umusore wanyimukiye kuri turiya dutebe twa parasitike tw'udutare mu ihema aho bari ndicara imvura iranyagira no mu mugongo hose numva uyu mutwe wari warakize umutwe nawe navuye ingarama warakize nakangutse warakize noneho ubwo ngubwo mera ko kanyagira bene umungumu gutya ikote nari nambaye yatondamye ahangaha ntacyo imvura yantwaye ntacyo numvishe mbaye ndetse mburungarura ndizana ndaza ngira ahangaha ariko iminsi mikeya ndongera ndatabama ndapfa noneho kurusha bwa mbere nibwo wahururaga rero inkunga y'amashengesho irakomeza abakirisitu kugeza za minaguri gitebwe kure barahururaga bakaza bakamfasha rwose noneho mbaho ndarwara ndaremba mukaza hari nubwo mwaje n'inzoro 5:00 igihe wampaga amasakaramentu nkajya nanirwa no kuvuga najya kuvuga bikaniga bikanga ko mvuga. ahubwo muze baranyibukije ndibuka nanjye nari mfite igitabo ndi gusoma numva ibintu bimeze nk'urusenda binguye mu maso mbanza kugira ngo ni imirayi ariko ndebyeje gutsaga ntayo gusoma birananira neza sinzi niba icyo gihe mwarayibonye abandebaga amarira amanuka numva birahagaze norotse abayeze ntibi bintu ntabaru nkize n'ubundi gusoma ntabwo nkibishoboye numva ko kanya bise bigenda nkomeza gusoma mu gitabo. Urumva nawe wananirwaga kuvuga bikaniga nanakubwiye rwose nibyo mbashije kukubwira ibindi nabyo Yezu arabyirebera byananiye ntabwo mbasha kuvuga ndajya kuvuga bikanirwa ibindi byose ndabimuhaye n'ibye nakora akazi ke nuko icyo gihe muransura murankomeza mumfata mu mugongo muransura murakomeza nuko Imana igenda inkiza nibwo Imana yankijije rwose imvana mu muriro imvana mu bibi nuko ngiye nshaka ko utwibutsa madamu watwibutsa hari umunsi mwaduhamagaye ari nijoro tuza dusanga hano abantu benshi bavuga ngo bari baje nko kurara babyita ku kiriyo ngo babonaga wapfuye. Urabyibuka mwahamagaye abana be bose muvuga ngo ubwo byarangiye. Twibutse kiriya gihe kuko mwaduteye ubwoba ngo yapfuye tumuha amasakaramentu tuzi tubona ko byarangiye yaje kurangira gute yaje gukira gute niwe wabyibuka? Yari yapfuye noneho rero ubwoba buratwica bose bagira ubwoba bati nanone se ko byarangiye ubundi nimureba amafaranga hanyuma n'ubundi bashaka isanduka bashaka isanduka ubwo ngewe nari nahubanganye cyane n'amarira ari yose mera ko nyine ndeba amafaranga twibikiraga naho tubonye ntabwo nagiye kuri banki. Ubwo rero ndayatanga maze kuyatanga ayo gukora isanduka. Noneho mu kandi ka mwanya igihe bakibiri mu rugo rwari rwose no hejuru rwanasagutse ahari benshi cyane n'amazu yasabwe ngo mbega ngo arahembutse ngo ahembukiye muri ndemera Imana data ngo nimube muhagaritse iyo sanduka ngo mudapfuje ubusa ngo bamwe bende kujya kureba igitambaro cyayo. Ubwo rero nyine birangira gutyo hanyuma n'ubundi baravuga ngo baragomeza barabaza muri gejo barabaza hanyuma babaza yuko yahembutse avuga bati ntabwo avuga batari ko bati ibyo ari byo byose yahembutse natwe turategereje uko biri bugende. Bukeye rero baravuga yuko abana be bati umuntu yakize Nyagasani Yezu yamukijije ati rwose arahumeka kuba bazima neza. Ntabwo nari nzi ko isanduku mwari mwatangiye kuyikoresha mushaka n'igitambaro.
ngo hanyuma ngo bavuga ngo arahembutse hembukiye muri ndemera Imana data. Urabyibuka Dida? Tubwira uko wabonye uhembutse niba nari Ngarama rero. Ubwo icyo gihe nahembutse hari nka 11:00 icyo gihe koko narabivugaga numva, nubwo ntabashije kurirangiza iryo shengesho, ariko kandi aho umutima wanjye wakoraga hose numvaga nizeye ko Imana izankiza rwose. Nahoranaga icyizere, nta bwihebe nagiraga, nubwo napfaga numva, ariko nkizera ko Imana izankiza. N'igihe mwazaga nijoro, kubera ko nari mfite inkunga y'abakirisitu bazaga kumpa amashengesho, nubwo nari kure bwose ndi Ngarama, barazaga ntabwo bantengushye, baraje. Namwe rero nigeze ninahangaha ntabwo mwantengushye n'abakirisitu, kandi ntibahagaze bose, barazaga bakaza bakamfasha, bakamvugira amashengesho yo kunkomeza umutima, nkumva rwose nzakira. ubwo wabwirwaga n'iki ko atari izabukuru urwaye cyangwa se izindi ndwara? Kuki wabisanishaga na shitani, kuvuga ati ndwaye shitani nta kindi? Iki cyatuma uhitamo kuvuga gutyo? Icyatumaga amenya ko ariyo, n'abandi bakirisitu nabitekereje nabo baranabimenye, nuko nagumije nkayivuga, nkavuga ibibi byayo, nkajya nirirwa mpinga. N'uyu mugabo Sidori twarahinganaga hari hepfo, nkajya nirirwa mbivuga ibibi byayo byose, n'ibyo ibashukisha bakaza kunshuka nkabyanga, nkabivuga. Uwo mushiki wanjye yazanaga ideri ngo bibehe sinzi we mbere niho byakomotse ko nabimeneye ibanga, ni ibanga ryabyo inanga, ni ikintu bimeze nk'imbehe nibyo. Ntabwo ari icyo gihe, byamaze igihe kinini cyane, kinini. Abimbungiriza mu rugo aza ngo aje gucurangira ngo iwanjye ngo amatungo ye ngo abyugurukire iwanjye, ndabyanga, nirirwa ku gahato, nuko ndabyanga inkundura, njyana curangira iwanyu, babyemeye, njyewe ntabwo mbyemeye, nta n'ibyo nshaka. muvukana nta wundi wagize ikibazo? Nose tuvugana ibibazo barabigize, nose ko twari 6, ubu dusigaye turi bangahe? Sinkubwiye ko turi 3, nabo barapfuye, mbicyo nawe yarapfuye, uwo nguwo nawe yarapfuye, uwo wacurangaga wari umugirwa, nawe yarapfuye. nabwo iki kwari byo bimwishe? Nose ko ari byo yabunganaga avuga ngo ni Imana ze, nabivuga ne, kandi ko nkamenya ko shitani ari ngira nabi, ari ingome. Hari ikintu nibutse rero ngira ngo udusobanurire, cyangwa se ariko wowe ushobora kuba wari wacitse intege, utaruzi ibiri kuba. Tuza hano ari nijoro, batubwiye ko ku manywa umuhungu wawe hari icyumba yakinguye byarimo akabisohora, akagira ibyo atwika. Icyo cyumba urakibuka harimo iki? Kuki yabitwitse? Ndabigutekereza. Icyumba iwacu hari amasanduka, hari isanduka y'iwacu, hari intebe iwacu bari baransigiye nyine, ubwo nta wundi wagombaga kubitwara, zaba inyarwanda zaba imvunwa zari zihari. Nuko ari njye wari umuhungu njyenyine, nuko ari njyewe njyenyine. N'ibitanda n'izo ntebe n'ameza, mbese uko byari bimeze icyo gihe. Tugeze muri salo unjyana hanze, warambaje ati niko muze nti utubungubu ntiwakwegera hanze ukerekana ibyo udashaka ko bishya ngo nakubwiye icyo gihe nibishye byose, ubwo n'ibyanjye byahiriyemo n'amasanduka yahiriyemo, ntibigende bishya. Wari uhari dore hirya hariya n'amacumu n'inyundo iwacu bajyaga bacurisha kera, n'abahoni n'amasekuru n'ibindi byinshi. Ibyo byarahiye, navuze ngo ubu n'ibyanjye byagiyemo, nibigende nabyo byavanze n'ibyashitane, nibitware nsige.
icyo gihe se Mm. icyo gihe byari byarabaye ko upfa ukazuka cyangwa byaba ibyo byari byarabaye byo gupfa nkazuka. Icyo gihe n'ibitungwaga nta byari bihari byo bari batunze nta bindi n'amasekuru insyo n'ibindi n'ibicuma byose byabo biratwe. none kuki ibyo bicuma wabyitaga ibya shitani ukumva ko bigomba kuva mu nzira ukavuga ati ni ibitwara n'ibyayo? igituma nabivugaga nyine babashaga kubona ibyo nakoze byose barabitekerezagaho nkagenda mbyumva numva baravuga bati ibi ni iby'iwabo ni ibyabo byaje bikurikiye by'ababyeyi be baje babikurikiye ati nibyo azira. Numva burya munaza n'inzoro narabyumvaga narumvaga. ndimo ndakubwira ntubwo mbese iwanyu bavugaga ko abaturanyi baravuga bati afite ibintu by'iwabo nibyo za karande zabo nizo zihora zimutuma arwara nizo zimumarira ibintu nk'ibyo. Abaturage barabivugaga ntabwo ngiye bari bizeye ko nabyumva neza ariko bakabibwira nk'umukecuru bakabibwira nk'abana b'iwanjye ariko bakaba ibyo numva n'ibyo ntabashaga kumva. Akada ntabwo iwacu baraguraga baraterekeraga bakabandwa bagaterekera nuko bakajya gusenga. Igihe dutwika ibyo bintu we waravuye Ngarama worohewe, ariko uwo munsi nabwo ubanza wari watangiye gusubizwayo ku buryo wa muhungu wawe yagize umujinya bimwe akabisohora agatajya no kugira ibyo ajugunya ibyo twika. Icyo gihe mvuye Ngarama noneho kuremba byarushije uko nagiye Ngarama ameze. Nararembye pe sibwo mwamuriye se ahubwo nararembye noneho ndagenda ndusha noneho najya numva ninukira nkumva ndanuka nk'icyobo cyabuze ahari neza neza ndapfa umuriro urandenga. Nabwo bazaga kundarira mbere napfa ntabwo bararaga ahangaha bararaga iwabo. Icyo gihe nibwo batangiye kundarira narembye cyane navuye Ngarama noneho igihe kinini kandi kinini n'Imana yamvanye mu mugozi wa shitani kanshyira ahagaragara. Umuhungu wawe kuki yagize umujinya biriya bintu akabisohora yabibwiwe n'iki ko ibyo biri kubitera? Wenda yaba hano tuba tumubajije ariko Saveri niki cyatumye agira umujinya? Wenda we ntiwari wageze kure, tubwire niki cyabiteye kugira ngo asohore biriya bintu ufite umujinya. Saveri na Mutegwa na Jidiya baravuze bati ibintu bya gakondo bya kera ntitubishaka muri iyi nzu, bati nibyo bituma papa rwose aremba, bati ibintu twabonye kuva kera bikaba bitahava bikaba bitagira gute uriya bati ibintu ntabwo tubyemera hano mu nzu. Bati mamari rero bati wowe sohora ibyo bintu byose ubizane hano byose iyo biva bikagera. Ndaterura ntubaze n'intebe za sogokuru na kaka ubu ngubu nicyo kibitera rwose nanjye ndabibona. Ni kuki avuga amashengesho agasa n'uhembutse noneho nanone umukandi ka mwanya akaba arongeye agiye gupfa? N'ibi bintu nimubimfasha ahubwo nkwereka ntagire n'agasigara na kamwe. Saveri ati mbega n'ubundi sinashatse kubijugunya mukabyanga ngo muraba mwikoreye ishyano. Oya nararebaga muzakagundira ngo intebe za se ntabwo zigiye kumererwa nabi ngo kuzitwika ngo ntabwo ibyo bagiye gukora ngo ntabwo ari byo. None nkamubwira nti se nta zindi uzagura ku Nyagasani neza hari azaguha izindi. Umusaza ageze haravuga ati nimundekere ibintu nta kibazo. Nibyo byamuhoteye rero ibyo bintu biva muri izo ntebe biva muri ibyo bicuma biva muri ibyo bintu. Muze urumva ko mbere wababuzaga kubitwika wari ukibikomeyeho cyangwa se bwari ubwoba bwo kwita ibintu tubitwise byadukoraho ko wababujije kubitwika ngo njyewe icyo gihe nanga nari nkitekereza ko nzatunga iby'isi uretse ko nizeraga ko Imana ntiwenda nzakira
nkizera Imana naho nari nzi iby'umuntu nari nkiri umuntu ko byari byaramvuyemo nuko ariko kubw'ububasha bw'Imana Imana yagize icya imvana mu bapfuye ishyira mu bazima n'ubu. Reka tugaruke hariya noneho tubwire ubwo bwa nyuma mujya kubifata icyemezo cyo kubisora, uyu ntiyarazi ibiri gukorwa. Yego, ntiyarazi ibiri gukorwa, yari yarembye. Yego, tubwire noneho aho ngaho mu magambo make hanyuma dukomeze. bamaze kubitwika n'ubundi habaye amashengesho y'abasaserdoti. Noneho twese turafatanya turasenga, tugiye kumva twumva umusaza aravuze, kumva nawe aradufashije muri gakeya, ari ukwihangana. Hari ibyo mwatwitse ku manywa, njye nari nagiye i Kigali uwo munsi, ngera mu rugo muduhamagara turi mu nzira, tugera mu rugo nka 3:00 aribwo twese tuzi dutwika ibyari bisigaye. Yega hari ku buryo twageze hano muratangara ngo ese ko atavugaga ngo murasuhuje ngatangira kuvuga. Urabyibuka icyo gihe yahoze asa n'uwarembye? Yarembye mbere ariko mushuhuje, ariko mugeze hariya mugiye kumugera iruhande kumva umusaza aritsamuye aravuga ati ndishimye cyane kubera ko abasaserdoti bagarutse. Ubwo turi kwegera ku musozo, none ubwirwa n'iki ko ari Yezu wagukijije? Nyuma y'ibyo bintu wagiye kwa muganga bakurekura usa n'uworohewe, wumva wakize, ugeze hano birongera, ni iki kikwereka ko ari Yezu wagukijije bwite? Ubwo ikimbwira ko ari Yezu wankijije, naramwambazaga iyo nagiraga akantu kwakoka, nkamwambaza nkamwiregwa nti niba hari n'ibibi nakoze byose Nyagasani Yezu binkize, nakuzongera kuzabisubira, kandi nkize n'iyi ndwara igiye kunyica. Nkahora mwizera mu mubyeyi we Bikira Mariya, nkamwambaza nuko nkajya numva ndohokerwa n'ubwa sekibi, imvamo ngiye kubona mbona Imana irankijije koko, mbona mbaye mutaraga, noneho mbashije kuza gusenga, mbona ndabasha kugera mu bandi abantu bose baraza bakantangarira bati waba nuko wabaye. Icyo gihe naje no kubiyereka, numvishe misa, nje mu gikari ntabwo hari mbabona Padiri Senzoga, nuko ndamwibwira ntinge ati ngo byisize hehe nibwo byinesigiye se kibira yitwaye. Njye nakubonye waje gutanga ubuhamya, ndatangara sinemera ko ari wowe kuko nabonaga ugenda ufite imbaraga. Ubu washobora guhaguruka turebe ko ushobora guhaguruka. Haguruka turebe. Ubu wagenda ukagera kuri paruwasi ukajya rwose, urabona ko hari umusore. Urakoze, Imana isingizwe, ngera wicarire. Rwose kugira ngo ufate umwanya w'imbere. Nuko ubwo rero tugana ku musozo, ubuhamya bwawe, ubuzima wanyuzemo, wabonye ibyo ari ryangombe yashobora gukora, niba wari warabishyize mu mwanya wabyo uvuga uti ibingibi ndabyanze, ibya Nyabingi, ibya Gahu wahoze utubwira, ubona n'ibyo Yezu yagukoreye, wabwira iki abantu bakiringiye gukizwa na Nyabingi na Ryangombe na Gahu n'abakurambere babo, abategereje gukizwa n'iyo mihango bakora? Wababwira iki wowe ukurikije ko Yezu wizeye wemeye yagukijije? Abo wabagiriye ihe nama? Inama nabagira nuko bahaguruka bagasenga, bakemera ko Imana imwe ariyo nyakuri kandi ari ikiza abarwayi, igakiza n'abazima, kandi biriya byose bavuga za Nyabingi, za Gahu n'ibindi za Nyabirungu n'ibindi byose ni ibinyoma. Ntacyo byakungura umuntu, nta nubwo byanamukizaho, kumukiza byamwica, byamufata mu maso bikanamuhuma, bikamuta mu mukuki, bikamuta mu ruzi.
ariko Imana yonyine niwe ufite ububasha. Yezu yangiye imbere, araza amfata ukuboko, arankurura, arandamira, aranyegamiza, anshyira mu gituza cye, ndakira, ndi mutaraga, urupfu nari ndimo naruvuyemo. Nibyo nshimira Imana. Yego, urakoze cyane rwose. Hari ikintu wavuze kare n'ubu ugikomojeho, kwemera Imana, kwemera Yezu Kristo umukiza, nibyo bituma ashobora kugukiza. Nabo yakizaga akiri mu buzima bwo ku isi, yaramubazaga ngo wemera ko nshobora kugukiza? Yavuga ngo ndabyemera, ndabishaka, akabwira uti genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Nawe rero ukwemera kwawe niko kwagukijije, niko Yezu yagukirijemo. Urakoze rero kugira inama abantu bari bagikurikira ibyo bintu by'amanjwe, babwiye ko nta bitabakiza ahubwo byabica. Ubu butumwa bwawe buzafasha benshi gukira. Hari abakimeze nk'uko wari umeze icyo gihe cya kera, hari abameze nk'uko uwo mushiki wawe wari umugirwa yari ameze, hari abandi bakurikira inyigisho z'abapfumu, z'abaterekera n'ababandwa, bakabagenda bati niho hari umukiro, ariko uduhamirije ko nta mukiro uri muri ibyo ngibyo, ko umukiro nyakuri uva ku Mana no ku Mwana wayo Yezu Kristo watwitangiye ku musaraba akazukira kudukiza. Tugushimiye rero ko ubuhamya bwawe bugejeje ku bantu kandi bukazabafasha nabo mu gukira, kandi turashimira na Yezu Kristo wagukijije akaguha n'izo mbaraga zo gutanga ubuhamya. Hanyuma turanamushimira, buriya yagukijije mu mubiri, agukiza no muri roho, agukiza ku mutima, niyo mpamvu ubasha kuvuga ushize amanga kandi wumva ukomeye mu kwemera. Sinzi rero niba Alex hari ikindi yabaza tugasoza. Yego, abadukurikiye rero murumva ko Yezu ari umukiza. Tukuniganye ijambo, hari icyo bashaka kuvuga? Bariya bana nashaka ko bahagera bakabyumva. Abitwaje ibyo ngibyo babeshya ngo hari abandi bakiza kandi hakiza Yezu wenyine, nabo bakaba bahari, umwana nabo batuma bakaza. Humura n'ubundi bazabyumva, bazagira umwanya wo gukurikirana ibi ngibi. Turaza no ariko se ntibabizi ubuhamya barabuze, ahubwo nabo muzabwire nabo bazaze baduha ubuhamya bw'uko babyumvaga. Kubareba hano se nta kibazo, baradusanga. Yego, turakomeza twiganirire nabo, mundi mushaka mubasubiremo ibyo mwatubwiye, bazanabibona no kuri televiziyo. Ubuhamya bwanyu buzagira isi yose izabumenya, imenye ko Yezu ari umukiza. Ni umukiza rwose. Hanyuma na wa mukobwa wawe na wa muhungu wawe Saveri, nabo muzababwire niba bishobora, bazatanga ubuhamya, bavuge, wenda babibutse ibyo mutari mwabashije kwibuka. Reka rero dufatanye dushimire Imana iki gikorwa idufashije kugeraho. Tuyishimire ko isanzwe yaratwibwiye ikatubwira ko hari umukiza, kandi ikaba ikomeza guhamagara abantu bose kugira ngo ibakize, ibinjize mu bwami bwayo, mu rumuri rw'agatangaza ruhoraho iteka. Yego, nzashimira Imana, nzayisingiza, mbwire bose ibyiza yankoreye, nzayibyinira nteze amaboko, nsohoze n'ubutumwa yampaye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Nyagasani Imana yacu, turagushimira ko uri umugwaneza, ko wita ku ndushyi, abababaye, abarwaye, imfubyi n'abapfakazi, mbese abari mu kaga bose, ukabahumuriza, ukabatabara mu magorwa yabo. Tugushimiye by'umwihariko ibyo wakoreye uru rugo, cyane cyane uyu muvandimwe wacu Didasi Muhire. Turagushimira ibyo ubuhamya wabashije kumukoreramo, umuryango we ukabona ko uri umukiza, none ubu n'isi yose ikaba imenye ko uri umukiza. Komeza rero tube hafi, ukomeze uhumure abantu amaso batakuzi, batazi urukundo rwawe, kugira ngo nabo bakumenye, bamenye ko uri umukiza w'ukuri, maze basezerere ibyababeshyaga ko bibakiza kandi bibica. Mu izina ryawe tugusabye kubabohora, ari abakora ubupfumu, abakora ubugirwa, bose tubashyize mu biganza byawe kugira ngo ubamurikire kandi ubabohore, nabo bakuyoboke. Tubisabye twizeye izina ryawe ritagatifu, wowe ugategeka iteka ryose, amina. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mukomere, musigare amahoro ya Kristo.
ndetse hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya nawe akomeze ababe hafi.